ni muri urwo rwego rero nk'uko twakomeje kubibabwira nyuma y'uyu mutambagiro kugira ngo bazajye guhinga za mbuto twavugaga. Nyuma yaho akazabaho nanone umuhango wo guturutsa imbuto, ubwo habaga ari muri Nzeri, bagaturutsa imbuto bagahinga. Turaza gukurikizaho igikorwa cyo koroza Abanyarusizi, hanyuma gahunda yo kuganuza Abanyarusizi iraza gusozwa no guha abana. Uwo murishyo waba umugendo, waba agasiga kagenda, yaba ikirushya, yaba ikimanuka kigenda gahoro, hanyuma bihurirane n'uwo mutambagiro w'igitenga, umuhango ukomeye wo kuganuza Abanyarwanda. Guha umutambagiro w'igitenga cyo mubona mu njishi gitwawe na bamwe mu bayobozi bacu bo muri aka karere ka Rusizi. Mu muco wacu igitenga nk'uko twakomeje kubibabwira ni igiseke kinini. Ni igiseke kinini cyashyirwagamo imbuto. Izo mbuto rero zikaba arizo zizifashishwa ku munsi w'umuganura, ariko bikanaturuka mu nzira y'umuganura. Inzira y'umuganura yatangiraga muri Kanama ikazasozwa muri Kamena undi mwaka. Bagatangirira muri Kanama bajya kuzana amasuka ibwami, akoherezwa ibumbogo bwa Huro kugira ngo bazajye guhinga za mbuto twavugaga. Nyuma yaho akazabaho nanone umuhango wo guturutsa imbuto, ubwo habaga ari muri Nzeri, bagaturutsa imbuto bagahinga. Nyuma yaho hakazabaho umuhango wo kuzana umurorano ibwami, bagasya umutsima, hanyuma bagaha intarindwa abo bari abapfumu b'ibwami. Nyuma yaho rero hakazaho n'uyu mutambagiro wo kuzana igitenga kikamurikwa kivanywe ibwami, hanyuma kikajyanwa ibumbogo bwa Huro kugira ngo gishyirwemo imyaka izifashishwa mu munsi w'umuganura. Muri icyo gihe turaza rero gusaba rero ko mu gihe baza kuba aba babyeyi bejeje bamaze gusuka imyaka bejeje mu gitenga kugira ngo baganuze u Rwanda, mu kanya turaza gusaba ko umushyitsi mukuru araza kwigira bugufi mu kanya kugira ngo aze no kuganuza imiryango itishoboye itaragize umusaruro. Ibyo rero biri muri gakondo yacu ko n'ubundi na kera na kare iyo umuryango umwe wezaga ariko undi ugahura n'izuba ry'amapfa cyangwa n'ikindi kibazo ntubone umusaruro, abaturanyi babamenyeraga iyabo n'iyaburo kugira ngo uwo muryango abana batazacurama imisatsi bakabyimba ibirenge. Bakaba abana bamenyera n'igicuba cy'amata kugira ngo abana bazakure ariko bazakure neza. uyu mutambagiro w'igitenga ukaba rero ushushanya urugendo rwo kuganura no kuganuza rwakorwaga kera, bigakorwa n'umwiru ubishinzwe. Uyu muhango rero w'umuganura ukaba waraje gucibwa n'abakoloni mu mwaka w'1925 ndetse baracira ishyanga umwiru wari warawushinze. Reka rero dusabe nyakubahwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu akaba umushyitsi mukuru ndetse n'abashyitsi bamugaragiye bari kumwe bigire ejuru, hanyuma baze badufashe kuganuza abaturage bo muri iyi mirenge ya Rwimbogo, Nzahaha, Nyakarenzo n'ahandi batabonye umusaruro, kugira ngo nabo bazagire ubuzima buzira umuze, bazabona imbuto kugira ngo igihe cy'ihinga nikigera nabo bazasohora imbuto bayijyane mu murima bahinge bazabona umusaruro. Yego, umushyitsi mukuru rero yegeye imbere y'igitenga kugira ngo aganuze abaturage batejeje, abaha imbuto kugira ngo nabo bazahinge beze. Nk'uko nari maze kubivuga rero,
ubwo rero aba babyeyi batambuke begere bagiye guhabwa imbuto kugira ngo nabo bazagira umusaruro, kubera ko nk'uko twabivuze ni umuco nyarwanda, ni umuco usanzweho yuko mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe cy'umuganura, ababashije kubona umusaruro bongera bakaganuza bataragize umusaruro. Niyo mpamvu rero turaza gusaba umushyitsi mukuru ndetse nabo bari kumwe baraza kubaha ku mbuto, hanyuma nayo bayigenere iyi miryango itarejeje. Iki rero kikaba ari igihango, bikaba ari umurage n'ubundi dukomeza gutsimbataza muri za ndangagaciro ziri mu muganura, zigaragaza ko umuganura ari isoko y'ubumwe, ubufatanye, gushyigikirana, gusangira, gusabana, kuganura, kuganuza no kuganuzanya. Tukaba dushimira cyane leta yacu yasubijeho uyu munsi w'umuganura ndetse ikawusubiza agaciro wahoranye. Uyu munsi natwe tukaba twibuka inzira y'ibikorwa byiza byakozwe ngo uyu musaruro tuganura uboneke, tukanibuka ko ibyo tugeraho tugomba kubisangira tutibagiwe no kuganuza igihugu, kuko ibyo tugeraho byose nicyo kiba cyakoze ibishoboka tukabasha kweza no gusarura ibi ngibi mubona aha ngaha. Yego, kubera ko impamvu tunashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuri iyi gahunda nuko umuganura kuva watangira ku ngoma y'umwami Gihanga ngoma ijana wagiye uhura n'ibiyikoma mu nkokora, nko ku ngoma y'umwami Ndahiro Cyamatare ubwo u Rwanda rwigarurirwaga n'abanyabungo, maze umuganura ukamara imyaka irenga 11 utagikorwa, maze umwami Ruganzu Ndoli yabundura u Rwanda kongera akawugarura, ariko nyuma ukongera gukomwa mu nkokora n'ubukoroni, cyane cyane nko mu mwaka w'1925 aho n'umwiru mukuru wari ushinzwe umuganura witwaga Gashamura ka Rukangirashyamba yaje gucirirwa hakurya i Busumbabirenge i Burundi, umuganura nawo ugacika utyo. Ariko tugashima ko mu mwaka wa 2011 leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yongeye kugarura umuganura kugira ngo dukomeze izo ndangagaciro zibumbatiye umuganura. Nibyo yarawugaruye ndetse iwusubiza agaciro wahoranye. Uyu munsi natwe tukaba twibuka inzira y'ibikorwa byiza twakoze ngo uyu musaruro tuganura uboneke, tukanibuka ko ibyo tugeraho tugomba kubisangira tutibagiwe no kuganuza igihugu, kuko ibi byose tugeraho tubigeraho kubera dufite igihugu, nicyo kiba cyakoze ibishoboka byose tukabasha kweza no gusarura. Ni muri urwo rwego rero nk'uko twakomeje kubibabwira, nyuma y'uyu mutambagiro kuza tishoboye ibintu kare byahoze mu muco nyarwanda, nose twiziza uyu munsi ari byo byakorwaga. Nyuma rero yo kuva koroza abatishoboye, abana bahabwaga amata, ngira ngo muraza kubibona. Aka kanya rero umushyitsi mukuru akaba akiri guha imbuto abatishoboye kugira ngo nabo umwaka utaha bazahinge beze, nabo bazaganuza abandi mu wundi mwaka. Yego, hanyuma umuhango uza gukurikiraho ukaba ari uwo kuza koroza imiryango nanone itishoboye iza guhabwa inka, mukanyuraza kuba ari ukurikiraho. Ariko tukiri kuri uyu muhango wo gutanga imbuto kuri iyi miryango itishoboye, biragaragaza bwa bumwe bw'abanyarwanda, bwa bumwe leta y'u Rwanda ihora idushishikariza yuko niba hari abagize umusaruro abandi bakarumbya kubera ibihe bitandukanye, abanyarwanda batakwiye kubarebera ku ruhande, ahubwo bakwiye gufata iya mbere bagafatana ibiganza kugira ngo bazamurane mu iterambere. Ariko kandi
n'uganuzwa cyangwa se n'uterwa inkunga, ikaba ari ya gahunda yitwa mbyikorere cyangwa se tujyanemo, ndetse n'izindi zigaragaza ko n'ubundi umunyarwanda akwiye kwigira no kwishakamo ibisubizo. ni bimwe bavugaga ngo nsiga ninogereze, ni ukugusiga ukinogereza kugira ngo uyu munsi niba wahawe imbuto ariko utazongera kugaruka nanone ubutaha kwaka imbuto, ahubwo nawe ugende umusemburo w'impinduka, nawe ugende uganuze abandi, iyindi miryango. umushyitsi mukuru n'abamuherekeje rero bakaba berekeje ku kiraro kugira ngo boroze